perezida wacu reka musabe hasi. Perezida turakwakiriye unatambuka ngaha ugira ijambo ritoye dushyitsaho. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, twari tugukumbuye ku gatutsi. Urakoze. Minota bampaye ndayigerageza kuyubahiriza, nubwo mfite ibintu byinshi biri mu mutwe, ariko ndagerageza. Ariko nawe nyine uraza kwihanganaho gato. Nabonye nawe gukupa igisimba byakugoye nka bukuru, kiba kigoye nyine kugikota kuko naha twisanzurira. Aha niwe mu rugo, aha ni iwacu, kandi aha niho dutinda kuruta uko twotinda ahandi. Reka rero mbere y'uko ngira akantu k'iminota mike ndi buvuge, hariza gutinda kubera impamvu z'umwanya, kandi hari abantu benshi nyuma yanjye bagomba kuvuga, kandi benshi kandi dutegereje ko bavuga, ko n'umukozi w'Imana Pastor Kado ari hano kandi agomba kutuganiriza ijambo ry'Imana, kandi mugomba kugenda mwamwumvise. Cyambere nuko mbashimira ko mwaje ku bwinshi mu by'ukuri. Imana yagucubahira. Nashimiye kubona senga nagisubizo muze hano. Turimo akaririmbo kihuse kakabafasha muri iyi minsi. Senga avuye uyu ni gisubizo w'imbarara, iwe yarimutse yaje hano ngane muririmba indirimbo iri kubafasha, nanjye ramfasha ndahita nyijiramo. Igisimba turirimba igisimba. Iyo ritime ni sawa cyangwa araduhindurira iyindi? Sawa. Yes. Yes. Yaritamuruye umwishima urahuga, inkingi y'umuco ihagarara mu rugo rwanjye. Yaritamuruye umwishima urahuga, inkingi y'umuco ihagarara mu rugo rwanjye. Yaritamuruye umwijima urahuga we, inkingi y'umuco ihagarara mu rugo rwanjye. Inkingi y'umuco ihagarara mu rugo rwanjye. Uva kwari tuguwe kwaheriwe, tumerudi nyumbani tukionana kwa furaha. Kwari tuguwe kwaheri, tumerudi nyumbani tukionana. Sisi tuna furaha kukuona tuguwe. Isakora n'ibiti uzayakoze n'ibyo byawe bikomeye cyane. Iyakoze
murakoze rwose kugira ngo twubahirize ya minota batubwiye baduhaye reka dusome icyanditswe hanyuma mvuge kiri ku mutima noneho tuze kugira ngo ibintu byose bigerweho semeni haleluya muguwe neza nukuri rwose Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi 145 n'umurongo wa 21 Zaburi 145 n'umurongo wa 21 haravuga ngo akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka abafite umubiri bose bajye bahimbaza izina rye ryera iteka ryose akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka abafite umubiri bose hari igihe umuntu agira umubiri akaba n'igihe nyine umubiri nabo ntunawugire urugero iyo ukoze impanuka hari ibice bimwe by'umubiri ushobora gutakaza wa mubiri nyine ukagira ibice ariko hano havuze ngo abafite umubiri bose bajya bahimbaza semena amen semena haleluya abafite umubiri akanwa kanjye kazavuga iby'Imana yakoze ni byinshi hari bimwe wakwibagirwa ariko noneho nitugera noneho mu guhimbaza Imana abafite uwo mwanya bafite umubiri ababishoboye tuzaduhimbaza Imana iteka ryose ntewe iteka no kuba nda hano byo kore nk'ibisanzwe umunsi wacu wo kuwa kane wo gusenga turashimana ko uyu munsi Imana yawuduhaye by'umwihariko dushimira na pasiteri Revera Pastor Jacques ko uyu munsi yawuduhaye kadukomera Imana amashi kubwe ntabwo byari byoroshye kuko hari izindi gahunda rero kuzihisa nkaho zinjire mu zindi byabaye ngombwa ko nyine tubimusaba kandi abyumva umutima mwiza n'urukundo dukunda nk'urubyiruko nyine ashumbye rero turamushimiye by'ukuri kuko waduhaye umwanya hamya rero ndi hano nk'umuntu uhateraniye bwa nyuma so ubwa nyuma wenda ni ubwa nyuma igihe ntazi kinini cyangwa se kinini kavuge gutyo imyaka runaka sejo ayaye ni igihe hari igihe nzogaruka ariko hari igihe nyine maze ntaboneka ndi hano rero shima Imana yuko Imana yampaye visa nkaba nitegura gusanga umuryango wanjye ni ishimwe rikomeye cyane ndagira ngo bifite uburemere kuri jyewe ariko nawe uzumva kumara imyaka 5 utabana n'umuryango wawe iyo myaka ni myinshi habe n'amezi habe n'icumweru habe n'umunsi nza mbona abantu nyine bajya mu kazi bataha bakaza guhoberwa n'abana nk'abavuye ahantu kure kubera iki ni amasaha nyine abanyuzeho noneho bibaza noneho ngewe umaze imyaka harimo iminsi ingana gute harimo amezi angana gute imyaka 5 yuzuye ku itariki 28 z'ukwa 11 ariko iby'Imana nyine yakoze ibisoje muri uyu mwaka nako utararangira ndashima Imana mu by'ukuri abantu benshi baransengeye bampaye gahunda nyinshi n'abandi bankoreye gahunda nyinshi cyane cyane bene data tubana umunsi ku munsi abanaziri ejo bundi nagiye kubasohokana ndabasezera bamwe bararira ababaza se kumurezwa nuko uko ngiye kandi rimwe mwabisenge mu ngende hari ibyishimo yuko ngiye nsanze umuryango ariko none hakaraka kababaro yuko mbasize ariko nyine simbasize nk'imfubyi mbasigiye abandi bantu b'abagabo bazabana nabo kandi umunsi ku munsi so rero ndashima Imana kandi mbabwira ikintu gikomeye muri imyaka 5 yose famille yanjye ntiyabonye uburyo bwo kuza kundamutsa ubu mwana wanjye maze imyaka ayeneje imyaka 4 uretse kuri video gusa tuba tuvuganira simuzi kumva numva ukuntu bindemereye kumva ntari gomba kungenda ngomba kugenda kabisa ngomba kugenda kandi naramubajije mu Cyongereza ashaka kuyereka yavuze gike yatozi ndamubaza arambwira ngo nzokuzanira ururabo ku kibuga cy'indege ibyo bintu biraryoshe flower
ndashima rero mu by'ukuri ko umunsi w'Imana ari uyu. Hari inshuti zanjye nyinshi banyandikiraga tuzishima n'ugenda n'ukuri tubisengere bizacemo. Hari inshuti yanjye twaye Nyasi buri munsi kunyandikira bizakunda bizacamo, n'abandi benshi na Pastor David ntiyaje iweho iyo twahuraga umwe nashaka nko kumukwepa kuko yakomeza kumbaza se bigeze he yabashe kuboneka. Ariko mu by'ukuri umunsi wari uyu, amatariki yaraya. Rero mu by'ukuri ku Imana yarabikoze, ntabwo banshubije inyuma. Nakoze interview ufite nk'ubwoba birumvikana, baransubiza inyuma ariko bambajije iminota 2 gusa. Umuzungu arambwira ati itaha genda ndayiguhaye. Nago nawe yarambajije ngo ese umaze imyaka inga 5. Nawe yumva ko nyine ari myinshi, sinyikwimaga imyaka 5 utari kumwe na famille. Nabagira imbabazi kandi bene data imbabazi nyine. Rero n'ukuri ndashima Imana, ndashimira, reka nshimira abantu mu mwanya muto, inota yanjye ndayibara hasigaye mikeya. Ndashimira abantu data b'abanaziri, simbavugaho byinshi, murabizi ko twasohokanye ku cyumweru tumarana amasaha menshi tuganira, kandi mbashimira uburyo twabanye neza, twabanye mu bihe bikomeye. Uyu muri mutangira rero ko mwabwa kare SG yabivuze, uyu murimo watangijwe n'umushumba witwa Pastor Kado. Niwe twawutangije turi abantu babiri, ngewe na Muhubiri na Pastor Kado, tumuhamagaye ngo ngwino turagushaka kwa Agnes, turicaye ngo tuganire. Naho ngaho twatangiriye, abandi bose bagenda baza, ariko aho niho twavuganye igitekerezo tujya kuganira ku isengero mu mabiro y'ishuri nyinshi, duhura dusangira, atugaburira. Icyo gihe twari dushonje, iyo twahuraga aratugaburiraga akatuganiriza, aratubwira ati niba icyo gitekerezo mwagitekereje ndabashikikije 100%. Niwe fondateri, niwe musenyeri w'abanaziri, nuwo nguwo niwe. Hanyuma Pastor King ubwo nyine natakuza noneho aratwegeranya. Pastor King yaraje aratwegeranya, twarasirimbaga, twamara gusirimba tugatawanyika bimwe, twari nk'abantu batarenze 10. Aje aratwegeranya, adutangira twinjiza mu ihuduma. Iyo huduma yose akamenya ibigomba gukorerwamo zose, fagitire ikabiye, akatubwira ati muze musenge gusa. Ndamushimira yuko watwegeranyije kugeza ubu nyine dufite abanyamuryango barenga 150. Ni benshi cyane bituturije turi nuko King Ndizeye Pastor yatwegeranyije kandi agena dukorera ibintu byinshi bitandukanye. Ndashimira Muhubiri niwe umuyobozi wacu dushinzwe ku rwego rw'isi, agira initiative yo gucreya ibintu byose kandi akabikira, twe tubona ko bigoye ko akabikora. Turamushimira. Ubanaziri muri Australia washobora gutumira umuntu akavuga ngo ngwino ndagutumiye, kandi afite n'ibyangombwa license niko mbari ko babyita simbizi, by'uburenganzira bwo gutumira umuntu akamukura mu Rwanda akamutwara muri Australia. Bamwe yabakura muri Amerika akabazana batumiye mu giterane. Mu by'ukuri ndagushimiye umuyobozi wacu, uri umuntu w'umugabo cyane. Ndashimira abashumba, nahereye kuri Pastor Jacques. Mu by'ukuri murabona hano turi ahantu heza, mbasize hano mbamasa ahantu heza. Mu by'ukuri ni ahantu heza, yaduhaye igitaramo arakiduha arakitugabira, ariko nanone adutorezamo kuba nyine twazavamo abantu bazima. Ntekeza ko ntabwo nzava hano ngo ngusebye, ko biri kose ifite discipline nakuye hano, zashika izi ndangagaciro nzikomeza, ahubwo niyo donc nkomeza kugira nyinshi cyane kugira ngo ngaragaze aho narerewe, mu bashumba bacu Pastor Kado, Bishop Masengo hamwe na Pastor Jacques. Abantu badutindanye mu rwego utakumva. Rero ndamushimira yuko wadufashije, uraturera, nubwo hamwe ukanda ariko ikivamo abari cyiza. Turamushimira, siko ba nuko bimeze. Ndagushimiye by'ukuri bivuye ku mutima, kandi yakanze haba umusaruro ukomeye. Nubwo bamwe bagorane ngo aratuburutse, ariko buriya twebwe tuba tuzi ibintu bifa turimo ko ari sawa. Ndamushimiye cyane byihariye. Ndashima Pastor Ndamiye watujemo, ari umupasiteri kandi umugabo ukuze w'Imana, atuzamo kugira ngo dukorane mu basore. Pastor Ndamiye yaje duhuriye Gitarama, turakundana, nyuma ndamutumira araza abayinje muri twebwe. Mu by'ukuri
inama nyinshi amafaranga menshi abatubwira tubigenze dutya kandi nyine inama z'umushumba tugomba kuzumva 5 kuri 5 ndagushimiye nuko nawe wagendanye natwe ukaba utaratuvamo ngo ugende Imana gumugisha kugumana natwe byukuri turagushimiye cyane ndumagona ku musozo kugira ngo dutarame siko ba kugira ngo umwanya n'abandi nabo nimbacho bashaka kuvuga bakivuge sinzi nimba ndashimira abantu twabanaga Napoleon mu bantu ntekereza ko bazagira irungu ryanjye cyane uyu mugabo twabaye imyaka 5 hamwe na Museveni mu nzu kandi nyine hari tuntu na tumwe nyine tuziranyeho Napoleon ni inshuti yanjye kuva kera ndamushimiye ko iminsi twabanye neza kugeza n'ubu ngubu kandi iyo twatangiye kubona tukiri n'abasiribateri kera kuva mu 2018 ndamushimiye ko nawe twabanye neza kandi nyine akakomeza nyine akadusengera akadukora amagahunda umvaga mu cyumba bamwe ariko bakorera gahunda nabandi baje mu rugo bagapfukama akavuga ati mureke bakorere za gahunda nigeze kuza nari ngiye Mbarara abagabo babiri b'inshuti ziwe bamusanze mu rugo mu by'ukuri nsanze baryamye kuri tapi neza kuryama ngo niko Imana yatanze gahunda no nacyo nari ngiye kureba bene data b'Abanaziri baba Mbarara kandi izo gahunda nyuma yaho naje kuvuga nabo bantu bati mu by'ukuri ya gahunda yaje gucamo neza ndashimira rero Napoleon nzamukumbura kandi ndabizi ko nawe azankumbura ndamushimiye cyane kabisa hari umuntu witwa Vincent nimba yaje simbizi Vincent yaje sinzi nimba Vincent yaje uwo mugabo mugiye kwa karibu haguruka papa ihangane haguruke nubwo gutunguye SG uramuna gwe nimero ubu nona genda gwe nimero ubu nona cyangwa ufate nimero ze uyu mugabo ni umugabo wangendanye nanjye igihe cyose numvaga ubushobozi bwashize mu Banaziri nkamuhamagara yamaga amafaranga ari umunsi umwe umushiti yaje telefone bayibira hano ngo bayibe nyine turabitaka ko watwibiye telefone aragenda arazaranyongora arambwira ngo umushitsi biteye isoni kuvuga ngo umushiti ave Mbarara aze kwibwa telefone iwacu biteye isoni none mu gitondo aze kuza mushakire telefone agaciro ka telefone yibwe agakuba kabiri ama iPhone akuba kabiri byo kintu iyo tugiye mu mavuga butumwa tukavugana arambwira atereka byibuze ntegere nk'abantu nk'abangahe kandi benshi 100 ndagushimiye Vincent Imana gumugisha mwinshi ubwo nabandi benshi mvuze Vincent ko ari unyegereye ariko nabandi benshi bagitwage dukorana neza nabo ndabishimiye hamwe na missionnaire Eric umusore wa umuhungu wa Serende Pastor Serende uriya nawe n'umuntu wanjye iyo natakaga gato ibijyanye n'abantu ni ministeri yamaga amafaranga ndamushimiye cyane aba bantu ndakunda kendaga nambabwira kugira ngo bereke abaterankunga bacu bazakomeze babegere najire nawe turamushimiye grand frère inda gato ndamugera mu gusoza ndabashimira rero ko uyu munsi mwaje gutaramana natwe bene data bavuye mu mpande zitandukanye grand frère namwandikiye nimugoroba bamubwira ko nyine mfite safari ndagushimiye ko waje kugira ngo dusezerane kandi uze kuba uhari mu by'ukuri umuntu wacu kandi iyo tumuhamagaye ngo aze kutuganira ijambo ry'Imana aza mu buryo bwihuse agasiga akazi kandi afite inshingano nyinshi agomba gukora mu by'ukuri ndamushimiye nawe so numva rero nsoza ndashimira Pastor Kado simushimira noneho ndamushimira nk'umuvandimwe soreza aho kugira ngo nakire inota yanjye asigaye 2 yonyine ngatanica ndamushimira ni umuvandimwe mu maraso ndamushimira ko yandeze arandera aranshingira
kuvuga ngo nabaye iwe ndababara ko mama Debora ataje, ntabwo yaje kuko bafite igitaramo cya Gisubizo ntiyabonetse ngo nawe mvugeho buke, ariko uriya mubyeyi yamfashe neza iminsi nabaye mu rugo. Abantu bapanze, hari abantu bapanze bakomerekera ahantu bapangiye, ariko njyewe ntabwo nigeze ibyo bimbaho, nari umwana mu rugo. Madebora akankomangira mu gitondo nka saa 2 za mu gitondo ati byuka tunywe icyayi, nkabyuka akambwira ati ngwino nkubwire ibyo turi bukore, nkabyuka cyangwa ngo ati dukore iki kintu. Uriya mama yamfashe neza cyane. Umushumba Pastor Kadowe ndako iwe ni muvandimwe, ibintu byo mu nzu kenshi n'ababizi, ariko bayigendeye, ariko nyine ariko byinshi mama Debora yamfashe neza, angirira neza, kandi neza ye ntabwo izasibangana muri jewe. Rero Pastor Kadowe ndamushimiye by'ukuri, kandi ndashima kweza ubu ngubu ko mvuye hano ari mu nzu ye adakodesha ibindi byo tuzabivugana, ibindi byo bindi ntagomba kuvugira hano tuzabivugana. Ndamushimira yuko twabanye imyaka yose namaze hano 5 tubana neza, abo mujyanama wanjye mu mujyanama we ya donc twagiye tungurana ibitekerezo mu buryo bumwe n'ubundi, by'ukuri ndamushimira byimazeyo. Rero soza ndashaka kwereka mwese abakristo cyangwa se by'umwihariko umushumba Pastor Jacques, abayobozi nsize cyangwa se umuyobozi nsize, abandi bo asanzwe bazi ko kenshi tukunda kuganira cyane mu mabiro twaje kumureba. Umuntu nsigiye ministeri, ndasaba ukuru grand frère atambuka imbere, hanyuma musige inshingano. Nukuvuga ngo nibazaga se bizagenda bite ndamuka ngiye, kandi muzukuri natangiye kuyibwira bene data mpambora iminsi yashize no gutekereza ngo se bizagenda bite, ariko nyuma Imana iza kubitanga uko tugomba kubikora. Abanyamuryango bose baratubwira ati turashaka bukuru, turagenda turaganira, baramushigikira, bamutora 100% ko agomba kuba umuyobozi wabo. Nanjye bishaka ko yuko koko umukeneye, nanjye mubonye ubwo bushobozi. Umukozi w'Imana, umugabo w'Imana, ni umuntu uzi kumva no kumenya no kuyobora, kuko twagiye tubanya mu bitaramo mu mavuga butumwa. Ubwo bushobozi mubonamo, habe n'Imana amubwira icyizere nayo imubonamo ubwo bushobozi yuko azarageza no ntama. Umupira ntabwo wapfiriye kuri Pastor Ndizeye King, ntwapfiriye kuri Alex Mubiri, habe nanjye ntiwampfiriyeho bukeya cyangwa ntabwo wampfiriye muzukuru. Ndawutanze mpashije neza, azashire mu izamu, ariko mpashije neza mu by'ukuri, azashire mu izamu, kandi ndabiza ko ntabwo bizananamugora kuko donc turahari, tuzamufasha muri bimwe na bimwe. Iwe twebwe byaratugoye, Ndizeye Pastor byaramugoye, Alex Mubi nawe ntibyamworoheye, habe nanjye nyine ntibyanyoroheye, ariko iwe ntibizamugora kuko tumuri inyuma, dufasha amaboko ye, bizagenda neza. Pastor rero wanjye utufite muri iyi minsi, Pastor Jacques, uzajya muri biro muganire nyine, umwakire akwakire, hanyuma ndakurubuye ku mugaragaro. Sukoba simbikoze ko byagagombye, nuko nguko kabisa. Ndambona neza nko umushumba, nanjye inshingano nzamenya kuzitanga, sindabimwe. Karibu Yesu wakwicarira, Imana ikugire neza. Uwo mwungirije ni Richard naze hano muvuge. Uyu mugabo ni umugabo w'Imana, ni umugabo yaje atwegera, ariko nkomeza kumubonamo impano ikomeye, kuko ibintu byose wari naramubwiye ati se ko kera wabaye umuyobozi uzabicara gare twicarane gume hamwe, ati ibintu byo bipfuye mba mbonye ko byapfuye nkirukanka nkareba ko gomba gukemuka, kuko ibintu byose mu makote yose ibintu byapfuye ajya yiruka akabona gomba kubishaka umurongo. Rishari kuba nshize Rishari hamwe na bukuru perezida w'abanaziri, numva umutima wanjye utuje. Rishari bazakorana kandi bazakorana neza. Ubwo komite yose ntabwo nyihagurutsa, aba babiri nibo bayobozi sigiye
hanyuma ndagira ngo umushumba mwamubonye muzakorana neza. So yicarire ndashoje, ndumva rero nashoje. Hanyuma numva nta yandi magambo narenza kuri ayo ngayo, ayamvuze arahagije. Hanyuma tuzomwe dusenge. Ndabizi neza ko hano kera iyo umuntu yagiye muri Amerika abagarutse, twebwe gato tugenda tugasanga ibintu byose biri tayari. Mwobone ejo ngarutse tumukikangwe se kera agarutse gute, ni ibintu tiktak kabisa. Nabonye rwereka irahirgiriye yarahagiriye ibihe byiza, umunsi wose mukankira akagaruka byogenda gute nono. Ariko nuko biza bitangira, tubona ko biza bitanga gufunguka. Nuko biza bitangira ejo bundi wabona nuko kwakiriye uzaramu waje. Mwakoze ko mu mwanya, Imana bamugisha, reka tukomeze dukurikirane gahunda. Arakoze Perezida, reka dukomere Imana amashyi kubyo imirimo